Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuje bene data, abo tubana mu mwanya wa nibature buri gitondo. Nshuti yanjye bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, aho muherereye hose, Imana ishimwe. Iki gitondo tubanje Imana hose muri byose. Dushimiye Imana izinze ijoro ikazingura amanywa. Imana ihabwa icyubahiro, tuyiramburiye amaboko aho igejeje ikora. Imana ishimwe. Tubanje Imana muri iki cyumweru. Imana izahira imirimo y'amaboko yacu. Tuzabona Imana mu kazi, tuzabona Imana muri proje dufite, tuzabona Imana nawe w'umushomeri, Imana igucira inzira ikwinjize mu kazi. Imana ishimwe. Abarwayi Imana ibakize. Imana ishimwe. Ndifuza ko iki cyumweru cyaba icyumweru cyo guhura n'igitangaza cyawe. Ndifuza ko iki cyumweru cyaba icyumweru cyo guhura n'umugisha wawe umaze iminsi utegereje. Imana ishimwe. Tubanje Imana, tuyiragije ibiri imbere kandi tuyishimiye ibyo dutambutsemo byose. Yakoze ibikomeye. Imana nishimwe cyane. Muri iki gitondo rero muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Munyemerere rero tudatinze, kuko hari abantu benshi baba bajya mu kazi, hari abandi baba bafite gahunda zitandukanye zihuse, ariko mujye munyemerera rwose muhe Imana akanya gatoya. Umuririmbyi yaravuze ngo sinzakuburira umwanya. Ntukaburire Imana umwanya muri iki gitondo cya kare. Ujye ubyuka ubwira Imana uti Imana ndi imbere yawe. Birashoboka ko mu ijambo ry'icyumweru tuba tugiye kuganiraho nawe wakuramo iri kufasha, iri kwambika imbaraga. Imana ishimwe cyane. Ndifuza rero ko muri iki cyumweru twavuga kuri teme ivuga ngo ibanga ryo kunesha. Ibanga ryo kunesha. Imana ishimwe. Ibanga ryo kunesha icyaha, ibanga ryo kunesha ibigeragezo, ibanga ryo kunesha niryo nshaka ko tuganiraho. Nashatse ko tuzavuga kuri point eshanu, ku tuntu dutanu gusa. Mu ibanga ryo kunesha rero, ikintu cya mbere hari ukwemera ko Imana ishobora byose. Iyo wamaze kwemera yuko Imana ishobora byose, uba wakiriye ibanga ryo kunesha. Ibanga ryo kunesha ibikugerageza, ibanga ryo kunesha ibiguhagarika umutima, ibanga ryo kunesha ibiguca intege. Wahagaze muri iyo point rwose uba wuzuye ibanga ryo kunesha. Ikindi kabiri ni ugushyira Imana yawe mu rugamba urimo. Iyo niyo point ya kabiri. Iyo washyize Imana mu rugamba urimo, ukayibanza mu rugamba, ukavuga ngo Mana ndi umunyantege nke, ibi bintu sinabishobora, ibi bintu ndi guhura nabyo, ibi bibazo bari wowe ubijyamo, ngende umunyantege nke. Iyo ushyize Imana mu rugamba urimo, Imana irakuneshereza. Uba winjiye mu ibanga ryo kunesha. Imana nishimwe cyane. Point ya gatatu ni ugutegereza kunesha wihanganye. Gutegereza gutabarwa, gutegereza intsinzi yawe wihanganye. Kwihangana rero iyo utagufite bituma n'iby'Imana riri gukora bisohora, bigasanga wabivuyemo. Iyo ni point ya gatatu. Iryo naryo ni ibanga ryo kunesha. Kane, kugira imyitwarire myiza. Iyo ufite imyitwarire myiza imbere y'Imana, warihannye ugategereza Imana, kunesha kwawe rwose Imana ikuneshereza, nawe ukinjira mu ntsinzi mu buryo bukoroheye. Imana ishimwe cyane, kuko wategereje neza, ufite imyitwarire myiza, warihannye, mbese nawe nta cyaha kigutumaho. Gatanu, kwirata Imana muri byose igihe wageze ku ntsinzi. Imana nishimwe. Narindi kukubwira point z'ibanga ryo kunesha, uburyo ki wagera ku ibanga ryo kunesha uri ku rugamba rw'ibibazo bitandukanye. Imana ishimwe. Neshanu rero tugiye kugenda tuvugaho, ariko unyemerere uyu munsi tuvuge kuri iriya ya mbere, kwemera ko Imana ishobora byose. Imana nishimwe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, igitabo ku ngoma za mbere, ibice 29. Turasoma ingoma za mbere ibice 29, umurongo ni wa 11, ariko durahera ku 10. Ni isengesho rya Dawidi. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ku 10 handitse ngo nicyo cyatumye Dawidi ashimira Uwiteka imbere y'iteraniro ryose,
aravuga ati uwiteka mana ya sogokuruza wacu Israheli uhimbazwe iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Uwiteka gukomera n'imbaraga n'icyubahiro no kunesha n'igitinyiro ni ibyawe Mana ishimwe cyane, kuko ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi ari ibyawe. Ubwami ni ubwawe Uwiteka, ushyizwe hejuru ngo ube usumba byose. Imana ishimwe cyane. Turacyavuga ku ijambo rivuga ngo ibanga ryo kunesha. Imana nishimwe cyane. Dawidi akusanyije hamwe iby'Imana yakoze, akusanyirije hamwe uburyo yicaye ku ntebe y'ubwami. Dawidi akusanyirije hamwe iby'imibabaro yanyuzemo byose. Dawidi akusanyirije hamwe, arangije avuga ko Imana ishobora byose. Imana nishimwe cyane. Niyo mpamvu kuri 11 atangiye ngo Uwiteka gukomera n'imbaraga n'icyubahiro. Ni ukuri igihe cyose uzaba uri mu kigeragezo, uzaba uri mu ntambara, uzaba uri mu bikuriza amarira menshi, uzaba uri mu bintu byose bigucanze, uzavuge nka Dawidi. Uzavuga uti Uwiteka gukomera. Ubwo icyo gihe uzaba ubonye ko abakomeye bakuhagurukiye, n'imbaraga abafite imbaraga bakuhagurukiye, n'icyubahiro abubashywe baguhagurukiye. Noneho nurangiza uvuge ngo Uwiteka gukomera n'icyubahiro n'imbaraga. Imana ishimwe cyane. No kunesha. Iyo ushyizemo kunesha rero uba ubwiye Uwiteka ngo ni wowe waneshereza. No kunesha, no kunesha, no kunesha. Ni ukuvuga iyo uvuga kunesha ni ugutsinda, no gutsinda, kuko wowe uba ubona yuko ntacyo wakwishoborera. Dawidi rero abivuze neza ngo n'igitinyiro, kandi aba ari kuvuga ngo Mana ni wowe wagira icyo ukora. Ayiwe jyewe ubwo numva nuzuye ubwoba, ariko wowe igitinyiro cyawe cyajya imbere yanjye, ukagira ibyo ukuraho, ukagira ibyo untinyisha. Ngo n'igitinyiro ni ibyawe. Ibigaragara nk'ibitinyitse imbere yawe, hari Imana ifite igitinyiro gikomeye cyane. Imana ishimwe cyane. Aravuze neza ngo n'igitinyiro ni ibyawe. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo n'ubwami ni ubwawe. Yaravuze yuko ibyo arimo byose nubwo ari umwami, ariko yaravuze ngo n'ubwami ni ubwawe Uwiteka, ushyizwe hejuru ngo ube usumba byose. Nakubwiraga ngo rero point ya mbere y'ibanga ryo kunesha ni ukumva yuko wemera ko Imana ishobora byose. Ni ukumva yuko Imana ari byose kuri wowe. Ni ukumva yuko Imana yihagije muri urwo rugamba. Ni ukumva yuko Imana ari inesha bikemera. Ni ukumva yuko Imana ariyo yakwinjiza mu ntsinzi. Imana ishimwe cyane. Nakubwiraga ngo hari ibanga ryo kunesha. Birashoboka ko kuva mu kwezi kwa mbere kugeza muri uku kwezi kwa 12 kuri iyi tariki duhagazeho, urugamba rwigiza shwi, ariko hagarara muri aya mabanga 5 tugiye kuganiraho muri iki cyumweru. Wumve yuko Imana ariyo yonyine yakuneshereza, ari Imana yonyine yagutabara, kuko turi mu minsi 40 ivuga ngo uzagaruka ushima Imana. Ndifuza yuko nawe muri iyi minsi mike isigaye y'uyu mwaka, Imana yakuneshereza icyo kigeragezo kigiza shwi. Imana yakuvaniraho urwo rugamba rwigize nk'urutare ikarumenagura. Imana yagukiza ubwo burwayi butumva imiti mu izina rya Yesu Kristo. Imana yagutabarika kurengera igaguhindurira izina n'amateka. Nakubwiraga ngo hari amabanga 5 yo gutsinda, yo kunesha. Imana ishimwe. Ibanga rya mbere ryo kunesha nuko wemerera Imana ko ishobora byose. Imana ishimwe. Uyu munsi niryo tuvuzeho, kuko Dawidi niko yavuze. Imana ishimwe cyane. Dawidi yarayitatse. Dawidi arayivuga, yivuga neza. Dawidi ayivuga nk'uko yayibonye. Dawidi ageze aho avuga ati ubwami ni ubwawe. Nubwo ndi umwami, ariko ubwami ni ubwawe. Imana ishimwe. Aravuga ngo usumba byose. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Nakubwiraga ngo ugende wumva yuko Imana uyemereye yuko ishobora byose, uyemerere yuko Imana na kiriya yakirangiza, yakimenagura. Imana ihabwa icyubahiro. Shalom shalom. Muhaye umurongo, ndabakunda cyane. Imana irindi jambo